Tuzagira icyizere TV, ese muraho mumeze mute? Reka nizere ko aho muherereye hose kuri uyu mubumbe w'isi mumeze neza. Nawe bitagenze neza rero ihangane ubyereke Imana. Uyu munsi bishobora kuba bibi ariko ejo ntawamenya bikaba byiza. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwizera Imana kandi ukabyereka Imana uyirangamiye. As long as ikitubereye umubyeyi izakomeza itubere maso, bizagenda neza. So rero nk'uko mubizi, iyi nigira icyizere TV, ngewe nkaba ndi Claire, nkaba ngira ngo tubane uyu munsi mu kiganiro kigira kiti ese kugira icyizere, kwiyizera. Icyizere ubundi ni iki? Ndaje gato mu kanya dutangire. So rero ariko nkomeza mbasaba gukora subscribe, like, share na comment. Kandi ndabizi mwe murabikora, muzanabikora kuko ntago muri abafana gusa ahubwo muri n'abakunzi, kandi nanjye ndabakunda. Imana ijye ibaha umugisha. Rero uyu munsi naje njyenyine, ni ibintu bidasanzwe ariko uyu munsi turabikora. Nifuje kubaganiriza by'umwihariko ndi njyenyine. Ndagira ngo rero tuganire ku kintu kivuga kugira icyizere. Kwizera ubundi ni iki? Hari abatabizi ukamuga uti kwizera, ukavuga ati sha mwebwe mujye mwizera kubera ko wenda hari ibyo mwabonye. Ariko nagira ngo nkubwire wicike intege. Buriya nta cyizere na gitoya kijya kiba impfabusa. Noneho igihe by'akarusho wizeye Imana. Buriya Imana nyine ni umubyeyi. Ese nk'uko mubizi, hari undi muntu ku isi ushobora gukunda umwana kurusha umubyeyi wamubyaye, kurusha mama we? No, ntibibaho, ntibishoboka. Mama wawe niwe muntu wa mbere ku isi ugukunda, akaguha urukundo rwa nyarwo, akaba yapfa ku bwawe, akaba yasonza ku bwawe, akaba yafata risike ku bwawe. Nta wundi muntu bishoboka ko ibyo bintu yabigukorera. Kabone niyo yaba ari wa muntu wundi ugukunda cyane, ariko ntago yageza ku rugero rw'umubyeyi wawe. Rero ngurwo urukundo Imana idukundamo. Imana iradukunda cyane kurenza uko twe tubitekereza. Twebwe icyo tubura gusa ni ukwizera. Ntekereza ko uramutse ubyizeye, ukizera uti nubwo ndi mu bibazo uno munsi, nubwo ntacyo mfite cyo kurya uno munsi, ariko mfite umubyeyi mu ijuru, kandi umubyeyi wanjye afite byose, byanga bikunda ejo ntazemera ko nzicwa n'inzara. Ndakubwiza ukuri, uramutse ubashije kwizera byibuze bingana na 1%, ntekereza ko Uwiteka yaguha amahirwe. So rero kwizera bigiye bitandukanye, gusa ariko icyo nababwira, twebwe abantu tubura icyizere. Ntekereza ko nimba uri umubyeyi, ukaba uri umumama mu rugo, wubatse urugo, ariko ufite umugabo, dusipoze ko aguca inyuma mu by'ukuri, ariko iyo umufitiye icyizere ukamwizera, ukavuga uti umugabo wanjye, sheri wanjye ibi ntago yabikora. Ntekereza ko niyo wakumva amakuru abantu bakaza kuvuga bati umugabo wawe ariko twamubonye na nyina runaka, bari kwa runaka, bimeze gutya na gutya. Ntekereza yuko ushobora kuvuga uti no, barabeshya, kubera icyizere umufitiye. Bityo uko agenda abikora, sometimes ukanamubwira uti mugabo wanjye, sheri wanjye, numva abantu baza bakambwira ngo runaka ni inshuti yawe, muraryamana gutya na gutya, ariko sheri sinabyemera. Bashobora kuba babeshya.
nyine bikaba bitagufasheho, ntekereza ko cya cyizere umugirira kigeraho kikarwanya ya satani mushuka kujya kuguca inyuma, ku buryo nawe ubwe yicara akavuga ati umugore wanjye aranyizera, why not ntahagarika ibindimo, kuki ntabihagarika? Bigeraho akabihagarika kubera cya cyizere, kubera ubu namufitiye icyizere, bituma utamucunga, bigatuma utamuhoza kuri puresha, bigatuma mubana neza ukamwakira nk'uko bisanzwe kandi avuye mu ngeso mbi, ariko iyo umwakiriye nk'uko bisanzwe amahoro mu rugo akaganza, ntekereza ko ageraho za ngeso akazireka. So rero icyizere rwose mwabantu mwe kirarema, ngo kwizera birarema. Kano kanya nanone uramutse wiyizeye ukavuga uti njye ndiyizeye, tuzi abantu benshi bagiye bagera kure kandi baravuye kure cyane hashoboka pe, hahandi hateye agahinda, ariko kubera kwiyizera akavuga ati njye ndashoboye, nzakora iki, nzagera kure. Ntekereza ko ugera kure byanga bikunda. Rero mureke tugire icyizere, ubundi kwizera ngo kurarema. Kandi iyo wizeye noneho by'akarusho, iyo wizeye Imana mwabantu mwe, Imana ishaka kuguhindurira amateka mu mwanya muto. Tuzi abantu benshi cyane Imana yagiye ihindurira amateka mu gihe gito, bariya rero ntago babyutse mu gitondo ngo bisange kuriya. Buri kimwe cyose bantu banjye kigira igiciro. Uriya muntu wagiriwe neza kuriya ashobora kuba yarasenze ku mugaragaro, cyangwa se atari ku mugaragaro we ntubimenye, cyangwa se muri we afite no kwizera Imana. Hari abantu bagira impano yo kwizera, kandi bari abantu bafite impano yo kwizera baba bafite n'impano yo kwihangana. Buriya bari abantu uzabatinye, nubona umuntu afite kwizera akagira no kwihangana, uriya muntu uzamutinye kuko aba ari ikindi. Uriya muntu aba akundwa n'Imana, kandi byanga bikunda iyo Imana igukunda ikugirira neza ikaguhindura wundi. So rero nagira ngo mbibutse ko Satani nawe arakora, kandi nta handi afatira abantu, agufatira mu ntege nkeya. Cya gihe uba wacitse intege, cya gihe ubona byarangiye, cya gihe uba ubona nta bundi bufasha ufite, Satani arahaguruka akaza akagufatirana muri za ntege nkeya ufite, akagufatirana akagukoresha ibyo utifuzaga, agatuma nimba uri umukobwa wakoze interview y'akazi uratsinzwe, ntabwo bashije gutsinda, icyo gihe iyo utakaje ibyiringiro, Satani ahita agufatirana akakubwira ati why not utagenda kuri uriya mushuga daddy ngo aguhe amafaranga ukeneye, wari kuzakorera amezi nk'abiri yaguhe mu ijoro rimwe. Rero iyo utabaye umunyabwenge, bwa bwenge mvuga hano ni ubwenge butangwa n'Imana, iyo utabufite rero Satani arakuyobora nyine mu ngeso mbi. Abasore akabigisha kwiba, kujya mu biyobyabwenge, ariko iyo ufite ubwenge wahawe n'Imana, byibuze iyo ufata iminota 2 ya buri gitondo mbere y'uko usohoka ugasenga Imana, ukayibwira uti Imana ndagushimira yuko uno munsi nanone umpaye amahirwe yo kubona izuba, kandi Imana ukomeze undinde, ukomeze umbere umuyobozi, Mana njye umbere GPS, umpa ubwenge. Ntekereza ko uri umuntu ubaye ukora icyo kintu, Satani ataza ngo agushuke ngo jya gusambana, jya kwiba, jya guca umugore wawe inyuma, jya kugambanira inshuti zawe. Ntekereza ko Satani ntaho yamenera. Mwabantu mwe rero mureke dukunde Imana, kuko sinzi igisobanuro cy'ubuzima waba ufite ubaye udafite Imana muri wowe. Imana abaye atari kuyobora, sinzi ubuzima bwawe icyo bwabusobanuye. So rero wa muntu we, niba ushaka kubona challenge y'ubuzima, niba ushaka kubona koko impinduka y'ubuzima, senga Imana. Byibuze ujye ufata iminota 10. Ese umunsi ugira amasaha 24, ese ufashemo iminota byibuze 10 yonyine ugasenga Imana yabashije kukurinda,
tuzi abantu benshi uyu munsi ushobora kuba uri kuvugana n'inshuti yawe ejo ukumva ngo yapfuye, kandi mu by'ukuri yari umukire, yari mwiza, yari afite ariko akarenga akabisiga agapfa, ariko wowe ukaba ugihumeka. Kubera iki wowe utashimira Imana byibuze yakurinze, yaguhaye umwuka wayo kuba ugihumeka, yaguhaye andi mahirwe yo gukosora amakosa wakoze ejo hashize? Kuki utakosora? Kuki utakosora ngo ukosora ayo makosa yose? Wizere Imana, uyizere mu by'ukuri, uyirangamire maze urebe, nkuko yivugiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuzane imitwaro yanyu yose ndayibaruhura. Kandi Imana kuko ni karuhura, sibyo? Mureke rero twizere Imana mwa bantu mwe. Nzi neza ko niwizera Imana itazigera igutenguha, kandi niwizera Imana ni ukuri uzabona ibihembo bihambaye.